mwite Mulenge TV. Uyu niwe wahinduye byinshi avuga ibyo abandi batinya, niwe wakoze ikiganiro cy'umwaka. Twihutisha ibintu bikasabe Mulenge Top ndetse na Deputy baze kwifata ifoto, hanyuma Chris araza kubajoyininga ndetse tuma na microphone atubwira aba bantu bagenewe iki muri Kame Studio. Dusigaje umwanya mutoya cyane w'ibihembo kugira ngo tuje ku kindi cyiciro. Chris wajoyininga iyi foto, hanyuma tugakomeza n'indi kategori ikurikira. Hello bantu bacu ndabasuhuje, mbanje gushira hirya telefone tisubire kunderanje ntibaguhamagara. Ayiwe tafazari umuntu ushaka kunderanje mpamagara ngabuge kuguha ifaranga kere umuntu uwo ifaranga wowe ahubwo nobanza ahubwo niwe nemerera wanza agaparika ubundi umuntu akabanza akagira ute akabanza ifaranga kuko izi faranga ninzakira ndabuzimuki oye ndaho duhurira. Bahaye ikaze kuri Mulenge TV, ikaze cyane bakunzi bacu, abafana banje ku giti cyanjye n'abafana ba Mulenge TV twese muri rusange, kuko ntago mba ndi njyenyine. Hari igihe mba ngaragara kuri ekara ndi njyenyine, ariko umutwe umwe wigira inama yo gusara, siko yego mfite undi muntu tuba turi kumwe w'imena uba wihishe ku ruhande kandi umuntu niwe w'ingenzi uba utwongorera wanguwa ewana yubaho. Ni ukuri kw'Imana. Mbahaye ikaze rero kuri Mulenge TV, ndabasoje mwese abakunzi banje, abantu twa tumaze iminsi tutabonana, nari maze igihe ntakora ariko nagarutse. Amazina nitwa Irene Mwamikazi. Hari igihe umuntu yaba mbonye ariko bwa mbere uguserukeho gutyo azamasubira azarebe ahubwo azarebe narangiza ahereze n'abandi kuko azaba yagize neza azaba yaguye hashashe yo rero nguhaye ikaze we muntu mushasha hano ni kuri Mulenge TV. Dukunda abatugana cyane, dukunda abashitsi, ubundi urugo rwacu rukunda abashitsi. Ndi kumwe n'undi muntu hano rero, nuko kera twamye dutangirira hejuru twese. Ese wowe tuzi kwita ko umushitsi iwe ta muntu kuwaza karandushura urimo ari umushitsi, ni bwa mbere kandagiye hano ariko uko nageze mu gikombe wabaye gute uko nabaye gute itonde nyabona genda buke sinsubira bayasaza imbabazi uko naje gucumba ntazi ntubizi gahanogura umupanga y'umuntu. Genda bukeya ukuntu nisanzu genda bukeya abapanga baza biyorobeka iyo bakiri bashaka mbaye nsavye imbabazi ngahibwira abantu hanyuma twame dukomeza no simpamenya guko ndibwirana nimba njaga mu iri iwacu ubu nyene wowe nimba ganja kuri kwitorero ryaje ninka ufite ahantu habiri ubarizwa habiri hatata ahubwo nukuvuga ngo amumanuka uyu muntu twicaranye agize neza kunyakira, nukuvuga ngo nuseruka gutya ku mudamu mwiza hano Nairobi ukabona undi muntu bicaranye uja kumushakira kuri Mutesende Benita ariko ubundi banzureke kumena amavuta ntarakubaza ibibazo nuko wanyakiriye ni wari kuncomboroza aho niwe wanyakiriye umpaga kazi kuncomboroza mute nuko none niho gambarizwa
Mutesi na Benita. Mutesi na Benita. TV ni TV show. Andike mana TV show ashaka kugenda akanika Mutesi na Benita gusa ntabibona. Unuko. Nuko gandisanze. Iyo ni huba. Niho wagushaka yagusangaho. Uwo nshaka gucya niho yo yosanga. Uwo gushaka yagusanga. Uwo gushaka yagusanga niho yombona. Abantu bagende bamushakira aho ngaho. Ndango aho ngaho niho hari ibisobanuro bindi byose. Zose uzonyandikira. Wariwe umuntu ibyavuga byerekana wari muri we akari ku mutima gasesekara no ku muntu. Rero nimubona nimwumva ibyo yavuze nibwo muzomenya cyane cyane. No. Rero yitwa Mutesi turi kumwe. Twazanye ariko nyuma ya Mutesi na Benita na nyuma ya Mulenge Top TV hariho irindi sano dufitanye. Kandi gani ryo rikomeye nibwo mwamubona ije wakiki igikombe naje kimutwara. Urebe yewe. Nabo No, dore kuranyishura. Kanga kontu noza ngutwaje igikombe kuvejo kugeza ubu nyine. Rero uyu munsi amakuru twazanye naya ndanga abantu bese mfatega mwana yanje noneho karanga ko nana ibyo sano ndacikorera ariko kubw'ubuvuga yicawe nimba uzoba murebe hano nuko Irene uyu munsi iki nico kintu cyatuzanye iyo uyu munsi usafite amatsiko yo kukubaza utuntu twinshi njewe ariko mute umunsi mwiza wo kumbaza n'uyu n'uyu ubu nyine aka kantu uyu munsi nakari hehe none ukavuga uzaba ngo nakari murori nuko uvuga ngo aradasinziriye ayiwe oya urabona hano ugutya bimeze nuko najyame nikagahinja iyo wabyaye agahinja ukagira ngo ejo ko ngo barakikwiba ayiwe niho umutima wari uriwe ninde wari kukinkuraho niho umutima wari inde hehe arisha ko bari kukikwiba ndi hehe ariko nono ko nari abantu bazavuga ngo njyewe mu busanzwe nzakunda ko kwitondamo bukeya ngakunda akenshi nk'abantu nyine mu muhana hano nditonze nzakunda gusabana n'abantu benshi ariko bake oya nukuri ngira abantu njyewe nta muntu ahubwo tuza dukorogana keretse uwabikeneye oya yapana ibintu zo gukorogana ariko nyine nko guhura n'abantu ngo muraho nzambaramutsa nukuri ngira urugwiro cyo kintu kizwe habe n'abakecuru babandi abandi batinyeje nzambaramutsa ariko nje sinkora kizabo nimbe hari ababikora sinzi nzambimenye nukuvuga ngo ariko ugikozeho neje wibeshuka gikoraho noneho nukuvuga wari uri kumwega n'umutwe wari kubana noneho uwo ndiwe baza njega ndumukwakuze asarya ndi umusinzi wa mukwakuze ndamako inyango nabahangi cyane ubundi mu busanzwe mbaho nk'abandi bataraba ariko ubikoze umuriro wo kwaka noneho ubikoze ukongeza ubwoba umurara noneho ahita n'umuntu uyu munsi iki ni cyo kintu cyatuzanye dufite ibyishimo cyane kuri uyu munsi kubera ndabona nakuya kahise ka kubera ibyishimo ayiwe hashi ahubwo bamfata ku mutima ni ukuvuga ngo ejo wari gutekereza nka gute waje ubitekereza ko iki kintu kiri kugereho cyangwa ubundi mbere yuko abantu baguha icyizere urabanza ukaciba nose ntiwoce ejo ko twari tukifitiye njyewe reka nkubwire mute ejo twari tukifitiye na Benita twaje kare saa saba urabona mwari noneho mute reba uzi saa tatu Benita yageze saa tatu uzi urwa rurimi ufite ariko birangira bidakunze habe n'ifoto oya uzi urwa rurimi ufite nuko ari wigiriye icyizere none ukaba ntacyo wagize sinigeze nsinzira ukabura n'igikombe uyu munsi kari gusanga upanze kwa mama Rusi saa tatu Benita ntigeze aja mu kazi yari yahageze ngo yikaze ngo arebe ko bokimuha ari he hari ifoto tayo bamuhaye ubundi Benita asagera hano kare ari he nuwo muruwo yarabaye ukuguru ugenda ureba ko ahubwo tudasanga ari maserumu icyizere cyo gikuremo ahubwo njewe Kirisi ndamubaza ibyo yagendeyeho ni ukuri kose reka nkubwire mute njewe igikombe njewe igikombe nari nciteguye
ushingi njewe wewe igikombe baguhaye ntiyadusobanurega ngo atubwire njewe bampaye igikombe c'ikiganiro ciza cy'umwaka kumva noneho uzi kuntu mwebwe mukora muri babiri tuzi ukuntu gukora uri babiri Kirisa avuge yagiguhaye ashingiye kubwiza ariko nashaka nabwo gushingiro nubwo nye gusa nubwo yarareba ndabufite nibwo ufite nushaka warabugendeyeho nubwo atari nabwo nibwo yagendeye reka kubwire gukora uri wenyine mwabantu abari tubazi barimo barabyumva cyane ni ibintu bigoye urabana uko turi kumwe biragoye ndavyumva ariko aho reka kubwire mute kugira ngo ubone igikombe cy'umuntu wakoze ikiganiro cy'umwaka uri singuri wenyine ndakurahirira nubwo bwiza nyine oya numve ntago ari ubwiza ntago gahara twari turi mu bamisi oya Kirisa ntiyabivuze kandi niba ari ubwiza nawe uri mwiza Kirisa ntiyabivuze ariko je narabibonye ahubwo nimba ari uko uzi ikintu ukoze yewe hari ukuntu umuntu azagira uzi ikintu ukoze kiri wamutegura amarushanwa noneho y'abantu beza urebe ko naco utagitwara ala nico tuzambarira ariko nyine hari ukundi kuntu nukuri kose ico agase ikiganiro catumye urakiza narakibonye najaga naragutoye mu bantu aho none kira kiganiro ko wakibonye niki gituma urimo urashigira kuko ushaka kugipfobya katari cyo oya sinagifobe none sinagifobeje ndakizi narakibonye mbona kiri sawa ariko ico kintu ganico nabonye ikiganiro cy'umwaka ciza cy'umwaka ibyo bindi uri gushaka kuzana ayo mamba yandi ntago aratwa turi mu misi kuko abeza ni benshi tuzoyazana nabyo Kirisi nabiza nawe ndakabona ndabyujuje nabyo zakimpa kandi nintabiza ariko nanje nokora iyo business nuyikora nawe nta kibazo uzompa igikombe nje se cyo nshaka karumpa igikombe nje se ndabyanze nigitsinda nuko nzogitwara rero abantu twavuze hari igihe waba utazi ngo kino gikombe ni iki kiganiro cyiza cy'umwaka cyakozwe kigakorwa n'umuntu ukora ari single ari wenyine ari goyaye umutwe buri ruhande ni ukuvuga ngo mute ngo buri ruhande kandi ubagaragara ko ntuburi wenyine mute reka nkubwire iyo tuza gukora turi babiri oya ntazagaragara ko muri kumwe oya urabona iki kiganiro catumye mpabwa kino gikombe nari njenyine ndakibona nari njenyine noneho rero nshuti yanje iyo nza kuba turi babiri dukora turi babiri hari gusha mute tunshobora zitakaza oya ndagushobora ndazana kwakira kurumva rero iki gikombe nico catumye uyu munsi tuza ikintu cya mbere cy'iki gikombe hariho ikintu cya mbere navuga ngo cyabaye hariho gukora yego iyo ukoze simvuze ko abatarabonye ibikombe batakoze oya tuzatuva hano kwa Kirisi abatarabonye ibikombe simvuze ko batakoze ni ukuri barakoze kandi cyane njyewe nzana nareba njyewe nta bantu dukorana hano muri Kame Studio utaza kurikirana n'abataraba hano muri Kame Studio nzamba kurikirana none se ndaba hano ariko batarakorera abandi subscribe wewe ubiterwa n'iki gushigikira abandi sindimo iyo mitima mibi niyo mpamvu warazamutse ugahabwa kino gikombe ni ukuri njyewe sindimo subscribe naba nima ndayisaba abandi bantu nanje nzi ko ari abantu tuzi ariko ntibaziduha njyewe sindimo muri abo kuko nanje iyo ndi hano iteka ryose ikiganiro cyose nkoze saba subscribe kandi bakayiguha kandi bakayimanda nabashimiye abantu bayikoze n'abandi bakomeje kuyikora rero nta kuntu naba nzi agaciro kayo uyishakaho ngo undi muntu dukorana ngo ndeke nta nubwo ntegereza kabimbwira ufite niyo mpamvu Imana yagukubitiye ubona kano gakombe ariko bibananiza iki bibananiza iki kugira umutima mwiza iyo nishurirwa abagize umutima mwiza n'ukuri ntaco bibananiza rero aya marushanwa ejo yari meza twagize amarushanwa meza twagize ibiro byiza kwari ukwizihiza umwaka umwe Kame Studio imaze
irimo ikora ubundi ni nacyo cyari nyamukuru. Noneho Kame Studio aza gushyiramo nibi bintu byo kugenda ahemba abantu bagiye bakora ariko byari bishingiye kuri iri anniversaire. Yego. Kuko ntago yatumye ntago yakoze aricyo kigamije cyonyine yavuze anniversaire hanyuma nyuma akaza gushimira abantu ari nko kuduterana courage kugira ngo abantu dukomeze dukore kandi bakomeze baze banakore n'abarimo bakomeze bakore kubateraga courage kubazamu hanyuma nabandi kandi baze banabatazi Kame Studio baze. Yego. Rero dushimiye Chris kuko Chris yadategura icyo gihe oya ukundi tuba tugakikira reka byari kuva hese ariko hari ubundi wari agakoraho ngo wumve uko kaza kamera cyangwa warabirangizaga nk'abantu batwiga kabumbu njyewe nazaga ese niza Randon niki warabirangizaga bapiga kabumbu kabona n'igikombe abahungu bageze numva bavuga ngo Cristiano ngo akona Ballon d'Or ngapi ni 6 ni 5 ni ngapi ni afite zingahe Cristiano ngo 5 na Messi niko nza numva ngo ibikombe nkaza mbona icyo akora igikombe cy'isi nzagikurikirana ariko nyuma y'igikombe cy'isi nta wundi mupira nza nkurikirana. Rero ibira bikombe baza batanga hariya niho nza mbibone ni ukuvuga ngo ni ku mupira w'amaguru nta handi hantu niho wabirangizaga wari utaragikoraho gutya kandi nabwo sinza nanabikurikirana cyane igikombe cy'isi kiba nyuma y'imyaka 4 cyane niho nza mbibona cyabura nkabona nk'amafoto y'abari abakinyi bakomeye nkagenda mbona ngo bafite bino bikombe binini nta handi hantu. Ubwo rero muradusakuriza ubwo rero njyewe nukuri mute naho ngaho nakiboneraga n'ubwa mbere gitunze none ukunguku uzokibika hatagera ingesi n'inyenzi oya uzokibika aho tsoza tubona ahatagera ingesi n'inyenzi tafazari mute tako gitesha agaciro gute tibishoboka nuko rero ibirori by'ejo niyo mpamvu nyamukuru yari yaduteranyije ejo byari anniversaire ya Kame Studio. Kame Studio ni abantu bamuzi kuri Chris. Yego. Niwe nyiri Kame Studio. Niwe nyiri notorero. Niwe nyiri no kanisa rya hano twese tubarizwamo. N'abantu bafite impano rero bicaranye mu rugo ubyuke muze dukore n'ibintu byoroshe. Hari ukuntu bazaga bavuga ngo abagore nta kintu bashoboye gute mugore nta kintu ashoboye lazima bareke kudupfobya badupfinagaza ariko se baradupfinagaza gute ariko banabashingira kuko ariko nudahaguruka nabaga ngo werekane icyo ushoboye niho bazahera bagupfinagaza ariko ni werekane icyo ushoboye nta uzabona gupfinagaza kandi ga ukonguko udahagurukaga ngo ukore ukuwopfuye kano kantu utakabona ariko mana rero se wopfuye wagaze ku gatuti ngo baguheze igikombe bashumba niki kora tuhaguruka ngusenge tiwobwirije gankuriya tiwogize gute njyaga hose nari kuba ndi nuko wogumye nyine ukarera abana aho ngaho keretse nyine nari kuzambara ryakamba abana bakoze ubukwe ariko ubu nyine naho nari ntegereje kubera kwisobanukirwa kandi imiryango biranafunguye cyane ubu bigiye kuza gutya yama ifunguka amarembo y'ikuzima afunge ayiwe minwa satani ico cyo ayijuru icicumuka kigicu c'imvura rero ejo babigenze gutya ibirori byari byiza cyane byari birimo abantu batandukanye abayobozi bacu nabo bazobibona azo bashire esa ni screenshot kuri tamuneri abereke ayo nukuvuga ngo harimo abantu benshi uzobereka ukuntu wari uberewe nari mberewe ngaho gango rero nibyo nari ntangiye kuvuga abantu bari barimo harimo abatumirwa benshi cyane abayobozi bacu ba hano mu muhana bose bari bahari harimo Kame nyiri bwite yarahari Kame yarahari mwenyewe yarahari yari sumati n'ikoti ry'umweru koti waribonye kuva nabaho
noneho nagize gutya kuva na azambana utuntu two turayaga kuva na hano hose ntiyakota ariko nzomubaza rero ko ahantu yari ryakorewe ngo yarikuye mu Budage ni ukuri kw'Imana noneho hano gutya ku mutima hariho utuntu turi kugenda tugira ngo kuva na gakizo avuga se ririya koti rivuye ryabaga muri iyi si iwayiti imeze gutya nta vumbi ikintu yateguye umwaka wose tugize gutya tubona rero arinjiye mwenyewe ikoti ry'umweru ryaka ariko ari yambaye neza data tubaye tuvuze ngo asandi kuri iryo koti wari wambaye neza pe nukuri iryo koti ni koti yari yambaye neza nukuvuga ngo ikiri imbere gisohoka n'inyuma nta kuntu yari yambaye neza egare ko n'imbere kubera ko yarateguye ikintu ciza gikora ku mitima y'abantu n'ubundi ganti yari kureka nukuri boss wacu wari wambaye neza turagushimiye rwose yarakeye ku buryo n'abatumirwa bacu bari baje baravuze ngo boss wanyu ari smart yambaye neza yari isobanukiwe hari harimo abandi ba star ba hano ba YouTubers hari harimo the beauty sinzi ko hano munsi y'ijuru munsi hano hari umuntu utazi the beauty barahari ego haracari mu mwijima barahari aracari mu mwijima nimba Yesu isi yose imuvuga ariko hariho bataramumenya kuratekereza the beauty utuye hano Nairobi ngo antose aramuze the beauty ahubwo nawe ushobora kuba utabazi bari abadamu ndabazi tumva ko bazi ndabazi ariko abantu bose ndibo bamenye nukuri umuntu utabazi da uwo nguwo ndahuzo nave mu mwijima nukuri ko Imana the beauty n'abadamu beza cyane beza bitari byo gusubirwaho beza bagira morale kuva nabaho njewe iyo nshizemo the beauty gutya gusa muri screen umutima wagutse oya anza iyo mbonye arine gusa gutya gusa yicaye kuri angana nzana numvitwe ngo bizagamba bimanuka nukuri ko Imana nuko twari turi kumwe na the beauty twari turi kumwe na kiguruguru twari turi kumwe na unity oya ndikuvuga abo hanze kiguruguru ni wa muno wacu ni hano muri kamera kendageraga ngo waruvuze gabakomeye oya ino kwisi abo hanze narimvuze abo hanze n'abamuno turacabagera narimvuze abari baturutse hanze gutya nuko ku nkengero za hano za Kame Studio harimo unity global nairakoze kado na kado yararimo harimo na so ba YouTubers bari barimo drone ariko Miss Katanga ariko mana oya ubungina ni forever yatangiriye kuri ni AI aja kuri Miss Katanga ubu ngubu ni forever TV show izobe forever abantu rero mutaramukandiraho mugenda mukande nta mutima mubi wifi izoshira mugenda mukandira icagabira abanga gukanda nimba urutoki rwara genewe kurwara ruzorwara rero mureke umutima mubi tugende dukandireho ariko yaba nari nk'Imana gutya nzankoza ibikumwa by'abantu byakoraga subscribe twese twogiye umunsi umuntu yoza yifungura akanabona kano kantu ibikumwe zose bikama bimanukira icyarimwe rero forever abantu bagenda mukandira kuko yagize ibibazo byaca n'abagenda bazifunga iyo ngiyo ni nkaho ikiri nshasha nukuri mugenda umukandira nawe yarahari twari turi kumwe abantu bagenda bamukandire nuko hanyuma noneho rero tugere muri kuri aka kantu kanditse aha ngaha niba ugiye gushimiraga abakirisitu bawe noneho intandaro noneho y'aka kantu nako muri Kame Studio ko ndango abantu kwarabibona hano handitseho ngo Kame Studio Award ni ukuvuga ngo kano kantu ni hano iyi ntebe nicayeho ngaha kwa Chris ni hano byavuye Chris twamushimiye ntitusuye kumuvuga oya ntuze kumuvuga iwe byarangiye ikindi kintu dushimiye nyuma ya Chris amaze gutegura iki kintu kugira ngo kano kantu kaboneke hariho abandi bantu babigize mu rugo abantu bagufasha ukuboko harimo abantu bantuye mantuza amarushanwa harimo gananje twicaranye ikintu cya mbere cyakurikiyeho ni ugutorwa mute naratowe
nariko mbirangira azavuga ati ni ya nani babashingiraho n'abakristo afite abantu bantoye mubariki adi mushangaye turabashimiye nukuri mwarakoze nabe ndashikirwa uziko ubumwe ganizo mbaraga barantaye nkaza nanje nibaza teza abantu ko baravahe kurya kwaka kose ukunani nicaranye bano bantu ukunari nicaye gute tako woba ukomere n'ifaranga uzozibona abantu barantoye biranshimisha birandenga kurumva ndavuga nti kwe niyo ntotwara igikombe ariko nabonye urukundo rw'abantu nukuvuga ngo ufite ubuzima ukagira n'Imana ukagira n'abantu ino mwisi ndi woroshe ibi ngibi ariko nje ufite Imana ukagira ubuzima ukagira n'abantu iyi nubukomeye abantu narababonye nukuri abantu banyeretse urukundo ku buryo sinzi uko nakubwira kuko abantu bantoye bose sinoja guhera ku murongo ngo mbavuge tibikunda ko turabahamagara ko turababwirira hano ni benshi cyane kubera ko narebye no kuri telefone kugira ngo nzagenda umwe mwandikira urakoze nabonye bitakunda niyo mpamvu navuze ngo nze hano abantu bose kwitorero gubashimire n'ubundi gabari mu ikanisa kuko aha niho byatangiriye ni naho ngomba no kubashimira nukuri abantu bantoye guhera mu ku cyiciro cya mbere barakoze nukuvuga ngo njyewe nari ndi mu byiciro birenze kimwe kandi nagiye mbona abantu bose ku icyiciro cya mbere nari ndi kumwe n'abandi bantu bose nabonye urukundo rwabo bose nukuvuga ngo intuza ahubwo iyo biza kugendera ku kuntu abantu bantuye abandi ntibari kubona ibikombe bari kugweza byose nari kubijana kubera gusa ukuntu abantu bantoye biranezeza abantu barantoye guhera ku cyiciro cya mbere abantu barantoye ninjye wari uri imbere pe ndabashimiye icyo kintu icyiciro cya kabiri noneho hari ukuntu uzushayaringa narashayarinze ku kiganiro cya mbere urumva maze gusharinga ngira ngo nyine ibintu birarangiye none ndavuga mana we ibi bintu bizogenda gute icya kabiri sinzabona abantu noneho ikintu cyabaye ubwa kabiri nibwo nabonye abahubwo abarenze abandi abambere ni ukuvuga ngo icyiciro cya kabiri najemo ndi uwa mbere umuntu wari uhurikiye namurushaga amajwi agera muri 200 nuguha ngo mu cyiciro cya kabiri nafite amajwi 450 kandi wari watowe ahandi kandi nanatowe ahandi uhurikiye yari afite 200 nuguha ngo abantu banyetse urukundo turabashimiye nshimiye umuntu wese nahaye linki agakanda akantura akashira no kuri stati yarangiza yamara akamva ntago bihagije agahereza inshuti ziwe kinamwe ni mukande yarangiza akongera agafata ya link akongera agashira ku mbuga bamwe yamara kubashiramo hariho njewe nabambwiye bageraga bagafata na telefone z'abandi bagahamagara bakababaza mwakanze abatari bazi ko bikorwa abo bantu mwakanze mwagize gutya nyoreza screenshot ndewe ko wakanze mbese bagahita umutwaro bawishiraho bikabibyabo abo bantu ndabashimiye cyane Imana ibampera umugisha kuko barahari nshimiye nagiye nsharinga ku mbuga zo kwa Muyomba bose barakanda mana yanjye we basobukwe barakanda kwa muzehe baranshigikira iwacu ho umva iwa noneho nari nabasajije ibo babikoroga nyine nk'abantu bari nuko nimugume mukande udakanda wari wese kugira vuba iboga noneho ndabashoboye nibo nari ndibona nguhagararaho wowe woherereje bangahe hakanze bangahe waguze inite wowe ufite ikiye kibazo nabo barankiranukira barakanda babigenza neza uvuga ngo gutora byara amasaha 28 narabibonye ariko nta sinatumaga bahumeka n'umunota umwe abantu bakanda bose ariko ntago nari ndi kumwe nabo mu matelefone iyo bashaka nari kubaza wenyine agatora akarikira cyane ariko kuba baragize umutima wo kunkandira nukuri kose noneho hariho nabandi bantu ntarinzi ariko bakweretse urukundo ntarinzi
umva hari nk'ukuntu umuntu aba ari kumbuga abantu bose bariho nimube muziranye yego ariko ugasanga abantu bumva bakugiriye umutwaro bagukandiye baguhaye courage abo bantu bose nibo mbikesha yego singewe kubera ko ngewe hariho n'abandi benshi bakoze ibirenze byanjye ariko nibo mbikesha abantu barakoze cyane barakoze Imana turabashimiye abantu bose ntago sinarondora umwe kuri umwe ngo buri wese ngende mvuga abantu bose bagutoye abantu bose bantoye bataranakanda subscribe bagende banayika bagende bakande kuko hari ukuntu utora gusa bikarekeraho ngo bikarekera ukageraho none wakoze umuti mugende mukande kuko bari abantu bantoye niba nankandira Imana izabaha umugisha cyane kurumva ubwo rero uko bimeze kose mwarakoze ndabashimiye mwese umwe kuri umwe ntavuze izina ry'umwe n'undi umuntu wagize umutwaro wo kunsharingira iwe noneho we I love you so much tunawapenda sana ngira ngo so much Chimera namutesi ndabizi ko yantoye naragutoye ubabwira baje kwitorero ryanje iryo gani ryo shimwe mutesi naramutoye yarantoye kandi wambwiye ka none ndi mu bitose bene za bindi byo ayi wewe wari uri musinzira gute mute tivyuko ndega sinari mbizi nta makuru nawe iwacu yashushe tivyuko wewe mute tindatora byo ngo mute wewe wari ufite ibitasi byo gusinzira nta makuru uko yari wabimbwiye none kuravuga ngo ejo ariko ni Igikombe gute none abahageze saa 3 twari twikajije Benita amavuga ati barakinguro kanisa ndigeramo ndebe ko no kwikaza nkabona Igikombe nukuri namutesi ndamushimiye kuko ndabizi hariho imbuga zimwe tubanaho zindi nawe yasharinzeho nashize no kuri stati sinziga nimbuzo yashize stati ashira kwa data bukwe hose mu bagorora nahaye abantu ariko sinashize kwa data bukwe abantu washize ayiwe mute wabaye gute nashize kuri stati wagize uko bagana uri umukaza bari kumbaza tese uyu nguyu kari yamamaza ku budepite ariko umugabo wawe narageze narayimwohereje yarambaje ukuntu bikorwa ndamubwira ati Irene yambwiye ngo kande gutya na gutya rero namutese ndamushimiye n'abantu bose muri rusange rero noneho rero muri kira gikorwa nyirizina abantu bose dukorana muri Kame Studio ntago bose ariko babonye Igikombe hariho ababibonye hariho nabandi batabibonye ariko nta mutima mubi nta numwe kurabona mfite nk'agasharise nta numwe ndangona kintiza nkabana nkagitahana mutima bururutse rero kandi abatarakibonye undi mwaka natwe tuzokibona nta kibazo kandi niba naduha 2 uzompa kimwe no ahubwo ako aho tugira ikibazo ayiba nkazirikane ugomba kuzakitwara no reka se nuko rero abantu twaturumwe n'abantu dukorana ibi hariho kandi Kame Studio ifite amashami yego hariho aba hano muri Kasarani hariho n'abari ba Mihango rero hariho abakorera Mihango n'abari bakorera hano twese twahuriye hano rero abantu bagiye babona Igikombe n'abantu batandukanye duhere tugumane kino cacu tubareke nawe turabashimira ewe mwumve yewe kandi dukorana rero abantu dukorana neza ko ariko twabyishimiye tugiye kuvuga abantu bandi babonye Igikombe bagenzi bacu byari Ibikombe 10 none ni 12 oya byari Ibikombe 10 nabongewe narabibonye nabonye byari Ibikombe 10 narabisomye rero abantu rero dukorana hano muri Kame Studio twari turimo turi Ibikombe byari 10 warombaje Ibikombe byari 10 ariko ntago byatwaye abantu 10 siko bibonye kuko ntago ari bose ntago nyine byatwaye abantu 10 byari 10 ariko ntibyatwaye abantu 10 Igikombe hariho cyatwawe na Voice of Women ntuzandutirana Noera n'abantu bari abadamu bagira courage cyane n'abadamu beza barakora batikoresheje bafite amavuta barakora umva amanywa n'ijoro barakora Igikombe rero bari bagikwiriye kuko barakora cyane yego ngire ngo ni nacyo bahawe sinzi kwibuka ariko barakora pe kandi nibyo byari ingenzi hanyuma kirongera gihabwa Elizabeth akorera Mihango ariko hari n'igihe ageze na hano kuko Mihango yafunguwe nyuma Elizabeth hari igihe ageze hano
ariko ubu ngubu ajya akorera mihango kuko atuye ziriya nce zahariya kandi noneho Elizabeth uramuzi John ukuntu ari umuyumba ameze ibintu byose ari hejuru uriya mugore agira morale azasirimba nkibaza n'imyambarire azaberwa cyo kuberwa gaco nta bicece Elizabeth azasirimba ukagira ngo nta gufwa agira mu mubiri azasirimba akamera gutya akanezerwa sindabona nje Elizabeth arakaye nukuri sindamubona na rimwe Yesu yaramugasaniye amwihera izishimo mama amwihera impano yo gusirimba arongera amwihera ubwiza ni mwiza imuha no kuberwa noneho arongera imuhataye yataye nayo nawe ngama Imana imara kumuha yataye amaze akambara akaberwa yamara kwambara bika amavuta akagira utakabyara amata akabyara amavuta amaze akaberwa akaba inzobe yakasha Elizabeth nukuri uri mwiza uzuberwa uzudufasha sindabona nawe ibyiza byose byamubwiyeho azaberwa ahubwo nabonye asigaye akora hari ahantu namubonye arimo arakora nka modeling ukuntu kubera sinahabona njyewe hari akantu nabonye kubera ukuntu rero aberwa namba mbona pe ako sawa kwa kila kitu nta mutima mubi nta shari byose arabifite nukuri ni mwiza araberwa azasirimba n'umumama mwiza noneho twese turabimuhaye n'igikombe kandi n'umugabo yari yanamuherekeje yaje kumushigikira Elizabeth igikombe aragitahana yego igikombe kirongera kija kwande kwa kiguruguru bari umuna ba debut babaye gute bari umuna ba debut nukuvuga ngo Cynthia ni muri umuna wande warine muri taye kurumva muri taye cyangwa mu maraso muri taye ko ndavuga muri taye tafazari wumve neza rega narengeze wowe oya nta amaraso nkaba arayo bahurijwe mu ntuzi muri Kristo Yesu no muri YouTube aho niho bahuriye Cynthia na Arine ni mahwana noneho Diane na Queen na Queen chabura ntubazi ni Queen debut ni Queen na Arine ikiguruguru ni Diane na Cynthia njyewe ganza mbamenye ko simenya amazina yabo uzi gusa kuri debut ukamenya no ikiguruguru rero abangaba niyo mpamvu nahise nkubwiye ngo ni barumuna ba debut impamvu nabise barumuna ba debut nuko ba debut ari bo batangiye imbere ubundi urebye nkanjye ngiye debut ni baroro modo wanjye njya mbareba cyane kandi nibo hari tuntu twinshi ngenda mbigiraho ugenda utirisha ngenda mbigiraho cyane kuko bigatuma hari cyo bizabimfasha rero bakiguruguru nibo batwaye igikombe bakiguruguru batwaye igikombe none ari ikintu kinarenze kuri nibo babaye ba mbere hano muri Kambe Studio sinzi icyo kintu wakibonye oye nabonye gusa intebije kuri rutari Diane ariko Diane we ariko Diane igihe ishuri rwanda azakubwira aho ryari riri umuntu aza gukunda n'ibyishimo ni nagize gute namama nafashe intebe ngo nugukenera ngo natagera ku gatuta adatemba nugukenera ngo ifoto itoke neza oya Diane ni umunyadusha kandi hari abantu ngo bazakora utuntu agakora akantu ariko waje kugatekerezaho ubwenge buke ukaba ukageraho icyumweru Diane nawe yabikoze atatekereje nukuri nyine ni celebration kandi ngo tuje kubitekereza impamvu tubavuga ati se kano kantu akibona ibintu biha bitegurwa yashatse abantu bakereye group baramubwira ati kano kantu bari bicaye inyuma nitwe twari turi kubibona abantu bagize ngo ikirato cya muri atwaye intebe aje kwicara kuko yageze imbere aricara ariko yari celebration ntabwo cari kirato ndango Diane yabonye ko yogira isereri Diane aba ni ikirato cari kukurya ari kugikuramo kagikaburira no akandi kantu kantangaje gatuma ngatekerezaho nukuntu bamuhaye bage barayimwaka yamagenda buke aje gwakoso yamaka mushukura nk'umuntu uditwaje kuraje Arine yaragashubijeyo Arine yaje kumuhereza impano ngo amararongera arayimanukana nawe yamakora mu bintu akazari tidukoroga n'impereza hano
Pereza wayikanye usozana ko babaye yarakajanye kandi yaje kugatanga nakara kantu kari gateguwe nukuvuga ngo ikiguruguru nabantu beza turakorana hano noneho rero ikindi ibo ibuye rimwe ryishinyoni zibiri nukuvuga ngo baratowe barongera baba nabambere nuwa ngo muntu zakuriya twari tugiye dukurikiranye mu byiciro hari ikiciro batowemo barongera noneho wa muntu wari wibanga wari uhishe Chris yari yaraduhishe twese tuzi ngo nimero ya mbere nindi nibo babona baserutseho duhita tubona bahise baba bambere ariko courage bagira mukuri Diane na Cynthia nimba bagira amaraso ariko atari umutuku je wari ukundi kundugana tegereje gusaza abantu ari ukundi kundugana tegereye ku itorero ryanje zotanga amatangazo tibakampega iyo bari mu gutanga hari ukuntu nyine jeza mbabona hari ukuntu nzobavugaho ba Diane nushaka uzabavuge ntuzoheka kuko barakomeje gukora uzakomeza uvuge uruhe oya ntugiraga ngo ni kubi oya mvuze kubi simbuza kubi ndavuze ngo uzobavuga ukomeze bavuga kubera ko ibo udusha twabo duhoraho ba Diane barakora icyo ni cyambere rwose bari babikuriye ura mwanya na kira gikombe kuko nabantu bagira courage barakora noneho hariho njyawe ikintu cyanejeje cyane kirenze burakita gishobora kwa kitaranejeje abandi cyabura kandi cyaranejeje ba Diane ariko abandi bataragize ba Diane nafunguye mbere yabo ngo mare hari ahantu hari ya Diane azakora hari hepfo handi hatari hano twazaga tuja kuba turi kumwe harige twabaga turi kumwe tugakomeza tukavuga ibintu bya YouTube tukabivuga none hariho naka YouTube kambere bafunguye baragafunga ariko kari ndango sikigana nikigana kimwe cari kiriho tubarakareka dufungura ikindi kandi noneho icyo kigana ntibari banagikore hano muri kano ndabwira ngo muze hano kwa Chris uniho muzohabwaga none ndumuhanuzi umwaka umwe birasohoye bazoguhe gift ba Diane bayitegure byihutirwa iyo ibyo ni ibyabo byo ni ibyabo ariko bayimva batanayimva icingenzi cyo ikintu cyanejeje ngewe nuko nagize nuko twafatikanyije ibyo wumvaga nuko twafatikanyije muri ibyo bintu tugahana ibitekerezo kuko njewe hano nari nahabanjije mbere kandi bo batari bahazi kuko batarabaye tubazi nkahabarangire none ikintu cyanejeje nukuntu bagize courage mu kazi bahita bazamuka bagize courage mu kazi barangije none ikintu cyanejeje cyane ejo nukuntu batwaye igikombe njewe niyo ntari kugitwara bakagitwara byari kunezeza kurushaho kubera ko ni ikintu cyanshimishije iburya iyo wafatikanyije n'abantu iyo wahaye umuntu inzira guje hariye yashika ntahirwe azavuga ati uyu munyagwa yandashe umuriro no yamara ntahirwe wowe gahirwe byo bintu ni bazavuga turi ya muntu yaranyoba ariko afite agashari ariko uyu muntu ashitse ibintu bikama bifurubira ubundi azavuga ati uyu muntu afite nico kintu cyaneje cyane ukuntu ejo ba Diane batwaye igikombe birenzeho cyane byanyeretse n'ukuri byaranshimishije ku rundi rwego rutari kimwe n'abandi bantu icyo kintu sinzi ko wacyumvishe neza byaranshimishije kugira ngo ba Diane babone igikombe byaranejeje kugira ngo umuntu muri kumwe umumwereke inzira narangiza agere ku ntsinzi cyane ibintu byiza ndabyumva ba Diane reka tubareke bariya bo umuntu akomeje no kubavugaho bwo kwira bugaca reka tubareke aho ariko ndabakunda barabizi nabo si ngombwa ngo mubivuga zoja kugira umutwe munini oya yibyoza kuntera n'isukari ba Diane ariko barabizi abandi bantu batwaye igikombe ni hano muri Kame Studio semba nibuka ntuza Emede Twins Emede Twins nawe yatwaye igikombe cy'umu YouTubers mushyashya uri kuzamuka neza kandi koko nagiye mukurikirana arabishoboye ndari ukuntu abantu baryama n'impano tibazerekane waza kuzisora ngo tumenye icyo twomuha ugatanga rukavuga se uyu muntu ukumbe yarafite ibintu bigana kuriya nawe rero nagiye nkurikirana utuntu dushya yakoze n'ukuri arashoboye pe turete ubarikiwe mama akomeza azamuka ukomeze natwe tukuri inyuma tuzaza tukuwatchingira dutange linki ba subscribe bagira ute bakomeze bazamuke
already yabaye na monetize. Yego. Yabaye monetize nanjye kuvuga ngo agire monetize amasa ariko yabaye monetize. Ubu noneho rero igikurikiye ni ukuzajya tumukurikirana kugira ngo ahembwe. Yego. Abona ifaranga abona umugati. Abona ifaranga abona ntakutabagiriye no kubarekera. Oya ntago ari wabonye. Hari undi mwana rero wabonye nawe igikombe. Undi mwana ukorera mihango witwa Mbabazi. Igitaramo cyoseimoze. Igitaramo cyose. Akana kambaye imyenda y'umukara. Nakabona. Noneho karakana karanejeje mana we nakana gatoya gatunya kagakobwa. Gira ibyishimo karisaho. Noneho ngo kaje gushimira kamagashimira papa mudogo wako. Gafite amavuta. Imana we gashimira papa mudogo ariko njewe numvishije n'indirimbo yakoze kuri nziza. Hanyuma undi muntu watwaye igikombe ni Frank. Yego. Frank amucuranyana na Chantal. Nabo ngabo batwaye igikombe Chantal na mucuranyana baza basa nkaho bagiye no gukora n'ibintu bigiye kumera kimwe indirimbo. Na ntuza na BBF. Bose n'indirimbo ibyo bikombe byose bagenda bifate neza. Bari bose bagende nukuri ko Imana byatunejeje kuko BBF bararirimba bone bitaramo noneho bari aba Frank na ntuza na Chantal ibo ni mu mukunga. Yego. Naho ngo batandukane na BBF. BBF ni ba pasi. Bose abo ngabo nibo twari turi kumwana muri Kame Studio ni nabo babonye ibikombe ku munsi w'ejo hanyuma nanjeka. Zabikombe wowe niyo twatangiregaho n'ubuhe ariko n'uwawe. Oya nyine naringize kugira ngo zabikombe 10 bihite bikwira abantu bagende bareba zabikombe 10. Yego kuko hari ukuntu ugira abantu gaba bafite baragira akabara kumva twavuze abantu bake badahuye n'ibikombe twavuze. Abo rero nibo bantu ejo bagiriwe amahirwe yo gutwara ibikombe byejo. Yego undi mwaka Mungu na mabombi tuzuko bizogenda nta kibazo gusa abazobihabwa n'amahoro bazaba bagize bazaba barabikoreye nta kibazo cyabyo. Rero umunsi w'ejo ni nkuko wagenze byari ibirori byiza twarariye habaye after party twarariye twaranyoye noneho bazababesha nasanze abantu bose ari abasita ku nyama ayiwe mawe ko nta muntu numwe nabanye warentashire inyama nkazitanu wazanze nkazitanu ejo habaye ikintu citwa kurya inyama twaraziriye twariye umuceri hara wari utetse neza gitangaza twaragikoze. Rero after party nayo yari iryoshe twaranezera ibirori byejo anniversary yagenze neza cyane kurusha uko twebwe twabitekerezaga. Rero ejo abantu bari bambaye neza babukereye makeup yari irimo iravuza ubuhuha hariye ngwiki abantu bafi kunyura ku muntu wamuyoboye kubera makeup abantu bari bipodowe basa neza mbese cyari ikirori. Yego cyari ikirori kimeze neza kuko noneho nitugera ku mwaka wa 3 sinzi uko bizaba bimeze. Rero iminsi ejo ni nkuko byagenze dukomeze kubashimira kandi abantu dukomeze kubabwira ngo mukomeze mudukandireho abakunzi bacu ba Mulenge Top TV mukomeze mudukandireho mukomeze